ko mbonye inkwavu ziri guhana utubizo. Yego iyo zihaze zimeze neza rwose ntabyo zidakora ziranasinzira bura nk'umuntu zigafurura. Yego ubu nijoro ushobora kwagira ugasanga zose zasinziriye, zirasinzira zikarambya na mukanya bura ntizimara kurya zimaze kubona amazi zirarambya. Twigarukiye ku mibereho y'inkwavu rero, zirya kangahe ku munsi, ese zibona ibyo imbura n'ikigusetsa na bwa mbere natangiye ku bihumbi 15 naguzemo udukwavu 3 kuri 5 ubwo ni bibiri ejo bundi 2022. wari ufite imyaka ingahe? Nari mfite imyaka ku nkwavu 20 ariko ubu ngubu kugeza ubu dufite inkwavu zirenga 180 muri famu yose. Muri famu yose dufitemo inkwavu zirenze 180, twarere ku nkwavu 20, ariko by'umwihariko maze nkore description mbwira abantu ngo turi mu karere ka Burera mu murenge wa Kinyababa aho bita muri Bugamba mu mudugudu wa Kabingo. Mbabwire ko karere ka Burera kagizwe n'imirenge imwe ikoze ku mupaka, harimo n'uyu murenge wa Kinyababa, utugari dutatu twose ku mupaka, harimo Bugamba, harimo Rutovu, harimo na Musasa. Ubwo rero kamwe konyine gakoze ku kiyaga cya Burera nacyo. Uyu munsi wa none rero ati famu igeze nkibitangira byari bigoye kuko urabona nahere kuri iki kiraro kiri hano. Kiraro cyari cy'imiryango 10, ntangirana n'inkwavu 10, ariko mbona ntabwo biri gukunda, ntabwo ziri ku musaruro. Niko kwegera abayobozi, negera n'abafatanyabikorwa mu by'ubuhinzi n'abajyanama baramfasha, nongera ikiraro, ntangira noneho umushika bushyashya n'inkwavu 20. Mu by'ukuri umushinga w'inkwavu ni umushinga mwiza cyane kubera ko urukwavu rwima ukwezi kumwe, rubyara ukwezi kumwe. Niba ari kuri 20 rwimishije, kuri 20 zo kundi kwezi ruba rubyaye, rukabyara abana hagati ya 5 na 12. Kuri inkoko ya indi y'inyarwanda niyo yonyine ijya kwegera urukwavu, ariko izindi zose zitari inyarwanda urukwavu nirwo rwa mbere kuko ni inyama y'umweru. Ntabwo mbeshya, n'abadogiteri barazibandikira, arabo njya mbona hano baje kuzireba bafite ibibazo by'amakanseri, imyijima, hepatite, ibintu nk'ibyo bazamo hano kugura inkwavu z'inyama y'umweru. Yes, reka mbasuze kandi mbifurize amahoro y'Imana ishya n'ihirwe mu buzima aho muri hirya no hino mu gihugu cy'u Rwanda, bari mu majyepfo, amajyaruguru, iburasirazuba ndetse n'iburengerazuba, by'umwihariko abari mu mujyi rwagati wa Kigali, namwe mudukurikira muri Ibwota Masimbisi cyangwa se hakurya i Burayi mu mahanga, hakurya y'inyanja ngari. Ni Mr. Jean Ngugu kuri Iris Rwanda. Tubashimire mumaze gukora subscribe, tukaba tumaze kuzuza itorero ry'ibihumbi 30 ni kubera mwebwe kandi akazogera k'umutuku. Uyu munsi twagize gutya rero twisanze bita ubworozi, twabagejeje inkuru y'ubuhinzi. Uyu munsi wa none twatembereye dusanzemo umugabo, mwabibonye ibibuti 1 2 3, kimwe kinini cyane. Mugabo egera ruguru nako gakwavu gafite ariko kazane turebe. Ubundi aka gapima ibiro bingahe? Ruguru rupima ibiro 3. Aha, ibiro 3. Manzi utangira utwibwira bakwitande. Murakoze. Amazina nitwa Munezero Emile, nkora ubworozi bw'inkwavu n'ihene za kijyambere. Mu busanzwe ubworozi dufite ubu ngubu kugeza ubu nanguye muri famu yacu. Murakoze kandi namwe turabakiye iwacu. Urakoze cyane Muneza, egera imbere gatoya cyane hano. Okay, Mune egera hano hafi, utubwire noneho ukuntu hano hafitemo inkwavu zingahe? Murakoze. Ntihuse twahereye ku nkwavu 20, ariko ubu ngubu kugeza ubu dufite inkwavu zirenga 180 muri famu yose. Muri famu yose dufitemo inkwavu zirenze 180, twarere ku nkwavu 20, ariko by'umwihariko maze nkore description mbwira abantu ngo turi mu karere ka Burera mu murenge wa Kinyababa aho bita muri Bugamba mu mudugudu wa Kabingo. Mbabwire ko karere ka Burera kagizwe n'imirenge imwe ikoze ku mupaka, harimo n'uyu murenge wa Kinyababa, utugari dutatu twose ku mupaka, harimo Bugamba, harimo Rutovu, harimo na Musasa. Ubwo rero kamwe konyine gakoze ku kiyaga cya Burera nacyo. Uyu munsi wa none rero ati famu igezemo inkwavu 180. Turibanda ku nkwavu, amatungo magufi ntabwo tuyavugaho cyane. Kaduhere ukuntu hatanyanye inkwavu 20 igitekerezo cyaturutse. Murakoze.
nasoje kwiga 2022 soza mfite umuhate wo gushaka akazi. Mu by'ukuri naragashatse ariko ndakabura, nza kwigira inama yo kujya mu bworozi. Nahereye ku bworozi bw'ihene, mbona ntabwo ziri gutanga umusaruro byihuse, niko kwegera ababishinzwe ababishoboye n'ababibanjemo bangira inama yo gutangira ubworozi bw'inkwavu. So nkibitangira byari bigoye kuko urabona nahereye kuri iki kiraro kiri hano. Ikiraro cyari cy'imiryango 10, ntangirana n'inkwavu 10, ariko mbona ntabwo biri gukunda, ntabwo ziri ku umusaruro. Niko kwegera abayobozi, negera n'abafatanyabikorwa mu by'ubuhinzi n'abajyanama baramfasha, nongera ikiraro, ntangira noneho umushinga bushyashya n'inkwavu 20. Mu by'ukuri umushinga w'inkwavu ni umushinga mwiza cyane, kubera ko urukwavu rwima ukwezi kumwe, rubyarira ukwezi kumwe. Niba ari kuri 20 rwimishije, kuri 20 z'ukundi kwezi ruba rubyaye, rukabyara abana hagati ya 5 na 12. Tugende buhoro aho turaza kuhagera. Umuntu yakwibaza ngo usoza amashuri yawe, wari usoje kaminuza, wari usoje segonderi? Murakoze. Kaduhere kuri trokome yawe, wayize hehe, ukomereza hehe, usoza hehe? Yego, sira nkwavu ziri kurwana. Murakoze. Nazo zigiza zirwana? Iyo rumwe rw'iby'umugono rukajya ahandi, iyo ari nk'imfizi zirarwana. Murakoze. Yari imfizi isanze indi mfizi zirarwana. So murakoze. Tugarutse mu kiganiro rero, natangiye kwiga amashuri yisumbuye 2014 mu Kinyababa, niho nize tronkome. Nahavuye na 15 njya muri école secondaire Nyarutovu, nahize imyaka 3 mu 2018, makora amanota meza njya muri kaminuza, njya kwiga muri University of Rwanda Nyarugenge campus muri Kiste. Navuye muri Kiste 2022. Kiste yari ikiri ubwari mu cyanga n'ibintu by'ikiga bya science, science na technology. Nanjye nize ibintu bya science rero, nize atmosphere and climate science. Hanze aha biragoye gupfa kubona akazi ka atmosphere and climate science. Yego, ushaka gupima ikirere, gupima ikirere, ibigendanye n'iteganyagihe, imihindagurikire y'ikirere, nari umuhanga muri byo. So nashatse akazi rero, igihe kingana n'umwaka ndakabura pe, aho ndepoje hose bikanga. Rero niko kwigira inama yo kujya mu bworozi bw'amatungo magufi buciriritse. Imbura n'ikigusetsa na bwa mbere natangiye ku 15,000. 15 naguzemo udukwavu 3 kuri 5. Ejo bundi 2022. Wari ufite imyaka ingahe? Nari mfite imyaka 25. Ubwo uhereye ku dukwavu 3. Nkigira igitekerezo cy'umushinga, natangiye ku gitekerezo cy'umushinga cy'udukwavu 3. Niko kubigerageza. Ubwa mbere turabyara, mbona tubaye 18, ariko urabona hano ni mu cyaro, nta bwirinzi dufite bukabije, abasambo baba baratwibye, ariko bazibye mbona byashoboka. Niko kubaka iki kiraro, nshiramo 10, negera abajyanama baramfasha. Bamaze kumfasha, niko kuvuga reka mbitangire by'umwuga, ntangira ku nkwavu 20. Arizo zageze yifanga nitya y'inkwavu 180. Hari nabo tworoje impande n'imande, hari n'abandi dufatanya udakuyemo nizo tugurisha umunsi ku munsi. Murakoze. Ugeze kumva nkwavu rero 180, uvuye ku 15. Ibyo 15 ni ikedi wari wakoze, cyari biturutse he? Murakoze. Iyo twiga kaminuza hari udufaranga batanga twa basari 40. Mwize kuri 40? Twe twiza ari 18, turazamuka twe kuri 25. Twe yari 40. 40 yari makeya, ariko nanone mu bushobozi bukeya umenye icyo ushaka ukizigama gake gake, umuntu ashobora kwizigama 5, 10. Natangiye igitekerezo mfite 15,000 rero, nguramo udukwavu 3. Urabona ni mu cyaro, ibiti biraboneka, imisumaru urashakisha, utubati, umubyeyi aragufasha ukatubona, nuko nagerageje ndatangira. Uratangiye rero umushinga wawe uzanye muri kuva mu 2022, umaze imyaka 3. Ni 3? Ubona buri mwaka nibura wunguka inkwavu zingahe? Ni nyinshi, ntabwo wazibara. Ni ukuvuga ngo mu kwezi, nk'urugero ukadufate umworozi muto uciriritse, kuko ugiye ku mworozi mukuru byacanga abantu. Ni ukuvuga umworozi muto ufite inkwavu 5, urukwavu rumwe niba afite isekurume imwe n'ishashi 4, azimishije icyarimwe,
ni ukuvuga ngo mu kwezi kumwe zose zibyariye hamwe bafite nk'inkwavu 30. Rero iyo zongeye kwima ko twebwe urukwavu turugwimisha rukabyara ukwezi rukonsa ukundi ugukurikiyeho tukongera tukimisha, ni ukuvuga ubwo inkwavu 30 zikuba 5 cyangwa 6, kumva ni inkwavu 180 zavutse za zindi 5 yahereyeho zitarimo. Ni ukuvuga ngo mu mwaka umwe umuntu ufite inkwavu 5 aba afite inkwavu 180. Tugaruke hano rero, turacyari ku musaruro cyangwa se icyo twakwita production, uburyo inkwavu zigenda kuri ibyo 15 watangiranye ku nkwavu 3, nta nkunga yindi waba warigeze ubona ya leta kugira ngo cyangwa se kugira ngo uyoboke na banke nibura ubashe kwagura uruganda ifamu ingana gukima mu mbabare uruganda ifamu ingana gutya? Yego murakoze, nkuko nabivuze ngitangira ku nkwavu 3 bwa mbere baranyibye, ntangira gutangirana inkwavu 10. 10 zirororoka ariko mbura ubushobozi bwo kugira ngo ndevelope ifamu yanjye, niko kwegera abafatanyabikorwa abajyana mu buhinzi bangira inama yuko nagana BDF. BDF rero niyo yamfashije ko nkigira inkwavu 20 nabonye ahantu kugemura inkwavu 10 mu cyumweru. Mu kuri n'iryo soko narifasha ariko nagemuye rimwe zihita zishira. Minege BDF iramfasha, ni ukuvuga ngo amafaranga nakoresheje hano 1/2 ni BDF yayempaye. Ni ukuvuga ngo mu mushinga wanjye rero nagiriwemo nafashijwemo na BDF. N'aya matungo y'ihene harimo amwe muri yo BDF yamfashije nguramo amwe muri yo. Yego. Iyo urebye twaruka ku matungo y'ihene turaza kugaruka kuri aya ngaya nayo. Ahanga iki cyerekezo murimo cyangwa se iyi climate murimo, iyi climat tubamo hano ya Kinyababa, ni byiza korora ihene cyane byiza korora intama? Murakoze, nakuvuga ngo ihene zisaba urwuri, ntabwo zisaba kuzishyira mu rugo ngo zirye. Niyo mbogamizi hano muri Kinyababa duhura nayo, kuko ihene yo isaba ngo irishe ikonde, mbese uyishyire mu rwuri irye. Itandukanye n'intama, intama urazirika hano ukayihereza ubwatsi yo ibaho, ariko ihene rwose nta musaruro wabona uziritse, bisaba ngo wahure uyigenere udukonsantere dukeya nibwo ubona umusaruro mwiza. Akuzi ko mbonye inkwavu zirwa hano tubizo. Yego, iyo zihaze zimeze neza rwose ntabyo zidakora, ziranasinzira bura nk'umuntu zigafurura. Yego, ubu nijoro ushobora kwagira ugasanga zose zasinziriye. zirasinzira zikarambya na mukanya bura ntizimara kurya, zimaze kubona amazi zirarambya. Twigarukiye ku mibereho y'inkwavu rero, zijya kangahe ku munsi? Ese zibona ibyo bibura ryari? Ikibazo cy'inkwavu ku byo kurya nkaho imirire yazo irahari, ariko ikibazo cyari ni konsantere zazo. Urabona nk'inkoko zigira ibiryo by'inkoko turabishaka, ariko iby'inkwavu birahenda, ni na byiza. Ariko hano mu gitondo tuziha ubwatsi, saa sita tukaziha amapirete, ariko tukaziha n'amazi iyo yabonetse, noneho nimugoroba tukaziha ubwatsi bwo kugira ngo zirare zirya, kuko inkwavu akenshi zirya cyane nijoro. Inkwavu zirya cyane nijoro kurusha ikindi gihe. Ariko ubwo nijoro mu burazamo ntabwo mubyuka ngo muzihereze? Burazamo nimugoroba tugiye kuryama dushyiramo, noneho mu gitondo tukaza dukuramo ibyo zitari ari iby'ibingibi byose uri kubona binyanyagiye hano, nibyo dukuramo, tugakora n'isuku y'ifumbire turunda hano, noneho tukongera tugatangira akazi k'uwo munsi. Nabonye utuzu ku tuzu cyangwa se ikibuti ku kibuti. Umuntu yakwibaza ngo urukwavu rw'urugore ruhana n'urukwavu rw'urugabo gute? Ni cages, ibiraro byazo tubyita cages. Ni ukuvuga ikigabo iyo kigeze igihe cyo kwima, ko twe tubara ko mu mezi 6, 7, 8 ikigabo kiba gikuze cyo kwima, cyo kwimya nako. Noneho iri sashi nayo ku mezi 7 turayimisha nta kibazo. Ni ukuvuga ngo niba ikigabo kiri muri cage yacyo n'ikigore kiri muri cage yacyo, iyo tugiye kwimisha dufata ikigore tukakijyanira ikigabo, dene zikima. Tubikora mu gitondo cyangwa se mu masaha y'umugoroba, cyangwa se tukarushyiramo bikirirwana zikabona kwima. Hari abana umuntu yakwibaza urukwavu ruronsa bigenda ute? Urukwavu narwo ni umubyeyi nk'andi matungo yose, ruronsa nk'ibisanzwe, ruronsa. Ni ukuvuga gutya muri kamera, urukwavu ruronsa, ni ukuvuga rubyara abana badafite ubwoya na bukeya, rukabatunganya rukabashyira mu gapamba kugira baticwa n'imbeho, dene rukabonsa nk'ibisanzwe. Nakurikije ukuntu rungana yavangwa niba rubyara abana 6, 5, rushobora kubitaho gute?
ukuvuga urukwavu rwiza rubyara hagati y'abana 9 na 12. Izi zisanzwe nizo zibyara hagati ya 5 n'9. Ni ukuvuga ngo iyo rwo rwihagije mu gukura inshingano zarwo ruba ruzizi. Ni ukuvuga ngo rurabyara rukonsa rukarera, ariko n'umworozi agomba kumenya inshingano ze agacunga buri munsi igitondo n'umugoroba ko ziri konka. Nimugoroba akarebamo usangaye mugezi ari konka ararufata akarwonkesha n'ibisanzwe. Tuve ku myororokere yayo, kuri production yayo n'uburyo zibayeho, biragaragara yuko zibereye n'amaso kuzireba, ubana nazo rwose ntabwo watekereza ikindi kintu mu mutwe. Twigarukire ku buryo bw'isoko. Isoko hano ni mu cyaro, ni mu nce z'icyaro. Ese hano isoko abantu hano bazirya cyangwa ufite ahandi hantu zigemura? Murakoze. Ni ukuvuga ku cyerekeranye n'isoko, isoko ry'inkwavu ryo rirahari, ntabwo sinzi ko aborozi bahari. Isoko rihari twarihaza rwose, kubera ko niba urukwavu rumwe hano ngaha wenda muri region turimo, urukwavu rugura 5, rugura 6, rugura na 7 bitewe n'ibiro rufite. Niba agakwavu umworozi yoroye uri aho ngaho uciriritse akazana ku isoko akagura 5 gafite ikiro kimwe, ngewe wabigize umwuga urukwavu rufite ibiro 3, 4 ntabwo nzarugurisha kimwe, nshaka kuzarugurisha 10. Ni ukuvuga ku by'isoko aho kuzigemura harahari, ahubwo icyo dufite n'umusaruro uhagije, kuko ubu ngubu sinzi ko nabona isoko ry'inkwavu wenda 20 ku cyumweru, kuko amaresitora n'amahoteli menshi ahera ku isoko ry'inkwavu 10, 15 mu cyumweru. Sinzi ko inkwavu ziri hano nabasapuringa ngo mbahaze. Nuko nta bushobozi ufite bwo kuba wagemura nka hoteli imwe mu karere ka Musanze inkwavu 20 ku munsi? Ku munsi wazigemura, ariko ntabwo warenza ukwezi stock itarashira. Urumva niba ku cyumweru ari 20, mu kwezi ni 80, na za zindi zagwa ku musaruro urasanga wazigemuye. Ngo icyo numvishe neza nuko ugikeneye indi ferme yo kwagura kugira ngo ugire ubushobozi bwo ukeneye abafatanyabikorwa n'abandi borozi benshi dushyire hamwe, kuko hari nk'isoko nigeze mbona bakeneye ibiro 500 mu kwezi, baragabanya babibampa 200, nabyo birananira. Urumva isoko ryo rirahari, ahubwo ubushobozi bwo guhaza iryo soko nibwo tudafite nk'aborozi. Nk'ano muri Kinyababa ntabwo turenze 1, 2, ariko abantu batinya kubijyamo ngo dufatanye, batinya isoko, kandi isoko rirahari ariko ryo kubahana ibyo tudafite. Rimwe na rimwe inkwavu cyangwa se ku isoko usanga zaragiye zigabanuka, ni henshi cyane ugera ugasanga nta nkwavu zihari. Ugasanga mbere umwana wiga muri segonderi cyangwa muri primaire yabaga afite agakwavu ke, yaba avuye ku ishuri akakahirira agatahana ubwatsi. Ubona biterwa n'iki kuba scarcity hirya no hino ugasanga inkwavu zarabuze ku isoko? Ni ukuvuga no gucika intege, kuko ubu bworozi bw'inkwavu busaba kwihambira no gukomera. Hari igihe uzigira zikabyara kubera kutazitaho zigapfa. Iyo usanze rero zapfuye kubera kutazitaho ucika intege, ariko twe twashishikariza abantu kudacika intege, kuko niba urukwavu niryo tungo rya mbere mu Rwanda n'ahandi hose rigira umusaruro vuba, rigira amafaranga kandi riranungura vuba. None no mukororoka nako kanese, niba mu kwezi kumwe urukwavu rubyara abana 6, 7, 8 kuzamura, inkibyara mu mwaka bururukwa inkwavu 3, inkwavu 3 nziza birahagije ngo ziguhe umusaruro kurusha inka 2. Watubwiye ikiro kiba gihagaze hagati ya 3 na 4 cyangwa hagati ya 2 kuzamura, mu gihe uyu munsi wa none ikiro cy'inyama ku isoko z'inka kigeze kuri 5,500, mu gihe ikiro cy'inkoko kigeze hafi kuri 4 kuzamura. Uyu munsi wa none nk'ikiro cy'inkwavu ubwo gihagaze kurangaye? Kuvuga ukigeneye, ntabwo sinzi ko abaguzi bashobora kuzigura, ariko tugerageza kugurisha dupimuye, tugakuramo ikiro, dukata ikiro. Niba rufite ibiro 4 tubara kuri 5 cyangwa se kuri 4,500, ariko tugakata ikiro, kugira ngo niba rufite nk'ibiro 3 uje kurugura agura ibiro 2 aguhe 10, 8, 9 hejuru, kuko urumva niba ikiro ari 6 cy'urusanzwe, iyo urukwavu rubaze rutamagarama 75, ruje gutakaza hafi nusu. Muri ubwo buryo twe niko tubibara, ariko nk'umworozi hano usanzwe ushaka ko kurya araza, ntabwo tubara ku biro, araza tukagena, nshaka urwo kurya tukagena hasi. Niba inkwavu zihari ari izi ngizi ni 6, ni 5, ni 8 bitewe n'ubushobozi umuntu afite tukamugenera, ariko ku isoko iyo twagemuye tubara ku kiro bari 5. Byumvikana kanje ko Okay, uti ku isoko ntabwo dufite isoko, isoko turarifite ariko ntiturihagije. Uyu munsi wa none rero hari benshi bari bakora muri Minagri, hari aborozi babigize umwuga bashobora kuvuga ngo bakujoyininge noneho babe bakwagura uruganda. Urabasaba iki cyangwa se bisaba iki?
ibyo gusaba ibyo nasaba ni byinshi, mpereye nko kuri minagiri cya serabo, mu by'ukuri nta cyororo cya kijyambere kiriya bita pure buride tufite, kandi ntabwo ari uko ahandi abandi barabifite, ariko nko mu karere ka Burera by'umwihariko ntabwo rabu yegera aborozi pe, ntabwo ari ukubeshya, ntabwo aborozi haba urabona n'ihene ziriya, icyo ni ibyimanyi byinshi, ntabwo ari inzungu. Rabu yo idufashe iduha icyororo. Ikindi nasaba abashaka kujya mu bworozi bw'inkwavu, icyo nabasaba bo ni kimwe, ni ugushyiramo umuhate no kubikunda, bakaza tugafatanya, isoko rirahari, bashyiremo ubushake, baze dufatanye. Icyo kubaka birahendutse, leta iri gutanga inkunga izabafasha, n'abadafite ubushobozi birakunda, kandi cyane cyane njye nashishikariza abantu barangije kaminuza bakaza muri uyu mushinga kuko ni mwiza. Urugero, nakubwiye ko niga masters kandi nta kandi kazi mfite. Masters nyiga urihirwa masters n'izi nkwavu n'izi hene, nta handi nkura. Amafaranga ya masters akaboneka nanjye nkabaho, ntabwo ari ubushobozi buhenze cyangwa se mfite bukabije, ariko umunsi araboneka ejo akabura gutyo, ariko mu bworozi yishizemo imbaraga ntucike intege, byose birashoboka. Muri bimwe nakoreyeho ubushakashatsi, hari ingurube zisigaye zitumizwa hanze, hano hafi n'urugezi hari abantu bari bazoroye ariko baza kujya babura isoko. Uyu munsi wa none wowe uramutse ubonye ikibanza kinini ukajya abantu bakaguhereza nk'ubutaka bwa leta bugari ukoreraho umushinga wawe, ufite ubushobozi bwo kuba wagura, kuko biragaragara ko hano niba ntibeshye waba ukiri kwa mama wawe. Yego, ntabwo ugiye kure y'ukuri, ntabwo urumva nta bushobozi ndagira bw'uko nagira ubwo butaka nanjye nk'ishobozi, ariko ngize ubundi bufasha n'abandi bantu bakamfasha, na leta ikamfasha ikantiza andi maboko, urabona niba isoko ryo nararibonye kurihaza birananira. Urumva icyo nabuze ni stock ihagije, abafatanyabikorwa, nanjye ubwanjye nkagira aho nkorera hagari, urumva naba nkize muri make. Tugana ku musozi wacu tutarajya kuri kaga kwavu, nanjye ndagasigatiraho numva ukuntu kaba kameze, ndashaka kugira ngo noneho niba hari ikintu tutavuzeho wumva wasangiza abanyarwanda ukurikiye kuri Iris Rwanda TV ubugitekereza, manze mbwira abantu ko Centre Pastoral Notre Dame de Fatima ari imwe mu mahoteli meza cyane agezweho mu karere ka Musanze. Umunsi ku munsi ushobora kwadusanga muri Rwanda TV. Ikindi nuko nakubwira ngo twafatanyije ubufatanye na Tagmi TV, tugiye gufungura televiziyo hariya kuri Wisdom sikuru werekeza mu Gashyangiro. Komeza ubane na Teacher Shop, arakwambika muri Goiko, akora muri floor ya 5, Bosco Design arakwambika muri floor ya 4. Hari icyo wasangiza abanyarwanda badukurikiye, ndabona n'ikirere hano mu gihe kirere cyiza, imvura ya Uganda wasanga iduhangukiyeho. Murakoze. Hari ikintu nifuza gusangiza abanyarwanda, ni nk'ubuhamya ariko ni n'urugero. Ngiye shaka kubwira abanyarwanda, cyane cyane urubyiruko rusoje kwiga kaminuza, masters, ntabwo leta irabona akazi kaduhagije. Icyo ngiye nashishikariza abanyarwanda, urubyiruko cyane cyane abamama, ni ukugana ubworozi bw'amatungo magufi, cyane cyane inkwavu, kuko inkwavu byibura 3 ziguha umusaruro mwiza ukubye uw'inka 2. Nshaka kubabwira urugero, inka ibyara rimwe mu mwaka, ikabyarira amezi 9, ikabyara umwana w'inka, inyana imwe cyangwa se ikimasa kimwe. Ikimasa nyuma y'amezi 3 kiba kiri kugura 400 cyangwa 500. Ariko urukwavu rumwe rw'ibihumbi 5 cyangwa 6, cyangwa waje hano tukaguha urukwavu rufite amezi 10,000. Iyo ugiye ukarworora ukwezi kumwe ruba rubyara abana 6. Nyuma y'amezi 3 urukwavu rurongera ukaguha abandi bana 6. Nyuma yandi ni ukuvuga ngo mu mwaka urukwavu rwacu rubyara 6. Iyo rwaguhaye abana 6 n'abana 36, urukwavu rumwe ku isoko rugura 5,000. Ni ukuvuga mu mwaka umwe iyo ukubye na hafi na iyo ufashe 6,000 ukakubona 36, biri kugera mu mafaranga hafi 190 cyangwa se 200. Iyo ukubye rero n'inkwavu 6 zaguhaye uwo musaruro, uba wasize inka kare, kandi za nkwavu zawe zigihari. Ni ukuvuga ngo iyo ufite rero urugero nk'inkwavu 10, sinzi ko amafaranga ushobora kubona aho yabika, cyangwa se nka famu ngari ingana gutya, ari famu ngari rwose, niyo zaba ari nk'icumi ntabwo zaguha umusaruro, kuko urwavu nta kintu duta. Urabona iri ni ifumbire. Nanibagiwe icyo bita manure, niko bayita. Mwabibonye, iyi ni ifumbire y'imborera. Ubu igifuka kimwe gihagaze kuri angahe? Kuvuga ngo uyu mufuka wari w'amahurunguru gusa y'inkwavu, amatotwe, ugura 12,000, kandi nabwo bari make cyane ugereranije. Niyo fumbire nziza abayihinzeho bahora bahamagara buri munsi. Tubwira abantu ngo bakugane kuyihe nimero kugira ngo umuntu ukeneye ifumbire, ukeneye urukwavu rwo kurya
nubwo utarahaza isoko ufite ariko ifumbire yo ukeneye abakiriya aba ifumbire njye n'abakiriya, abo korora ndabakeneye, abo gufatanya nabo ndabakeneye, n'abo guhugura n'aba mu bufasha. Nimero yanjye ni 07 10 16 33 2, ndetse no ku bindi bisobanuro iyo nimero iba kuri WhatsApp. Reka nyisubiremo, ni 07 10 16 33 2. yes tugana ku musozi rero ushaka gukora conclusion agapfizi n'agapfizi cyangwa n'agashashi turi burya uko biri kose ntabwo waburamo ishashi barya agasekurume. zana kushaka turebe dukore conclusion. Yes mwabibonye turi mu karere ka Burera aho twasuye umuhinzi akaba n'umworozi ariko by'umwihariko umwuga we nuwo korora inkwavu n'ihene cyangwa se amatungo magufiya. Muri kubona ko turi mu kirere cyiza, imvura itangiye no kutunyagira ariko kandi nta mpamvu yo kugira ngo dutinde. Uruni rwo rufite ibiro nka ubundi bafata amatwi bafata mu buryo bwo gufata urukwavu neza kugira ikibazo ufata hano umugongo, kuko iyo ufashe amatwi rufite ibiro byinshi narwo rurababara. Ndagira ngo nkubaze amabride y'inkoko ugasanga inkoko zikwerera amezi 2 3 mu gihe urukwavu ari inyama y'urukwavu zino nkoko dusigaye turajya zinkorana n'urukwavu nurero kuvuga mu by'ukuri inkoko ya indi y'inyarwanda niyo yonyine ijya kwegera urukwavu, ariko izindi zose zitari inyarwanda urukwavu nirwo rwa mbere kuko ni inyama y'umweru. Ntabwo mbeshya, n'abadogiteri barazibandikira, arabo njya mbona hano baje kuzireba bafite ibibazo by'amakanseri, imyijima, hepatite, ibintu nk'ibyo bazamo hano kugura inkwavu z'inyama y'umweru. Nko ku rubyiruko rwasoje kwiga ariko rukava ngo rwabuze akazi, ugasanga mu rugo nta n'inkoko yoroye ahubwo amafaranga yabonye yayaguze data na band. Njyewe namugira inama cyane cyane abafite telefone zihenze, ntabwo telefone ntoya ya 25 30 40 aze mufashe mugire inama, mwigira umushinga nawe yorore. Nyuma y'umwaka umwe azagura iPhone ya miliyoni. Biroroshye cyane, azagura iyo ashaka nyuma y'umwaka. Agezweho 17 iPhone 17. Iyo ngiyo rwose nabaretse aze tumwigire umushinga uko borora, uko tumufashe. Natwe dukeneye n'abandi badufasha. Nyuma yaho telefone nyuma y'umwaka umwe umushinga yakoze uzayimuha. Twibutsa amazina yawe. Nitwa Munezero Emile, nkorera hano mu murenge wa Kinyaga mu kagari ka Bugamba, mudugudu ni Kabingo. Ndi umworozi w'inkwavu n'ihene za kijyambere. Yego. Abantu mu mugane afite ifumbire nziza, murabona afite igitekerezo cyiza, nta nubwo watekereza ko umujeni nk'uyu nguyu yaza kwirwana n'inkwavu n'amatungo magufiya yiga masters mu mujyi wa Kigali. Ese uriya masters uje yaho ryari? Masters niga muri Nirake. Kabukanye kamwe kanami cyano. Hari icyo kari bube? Oya ntacyo gashaka kugenda ariko turagafata. Muri Nirake? Niga muri Nirake. Nkora weekend program kuwa gatandatu no ku cyumweru umunsi wose. Ariko mva hano kuwa gatanu nkarara Kigali kugira ngo ntegure kuwa gatandatu no ku cyumweru, nkarara ntashe ku cyumweru nimugoroba, cyangwa se rimwe na rimwe nkataha kuwa mbere mu buryo kugira ngo noroshe ingenda. Tugushimire cyane wakoze. Yego murakoze. Nimero yanjye mushyire muri description. Hasi muraza kubonamo nimero ye na n'ibyo akora. Ukeneye kumujoininga uri umworozi, hari abarozi benshi by'umwihariko bakuru uwo mushinga bikanga. Hari abo nzi batumije ingurube mu Budage bazorereye hano mu ntuza ku Rugezi, ariko byagiye byanga. Ariko byabayemo uko biri kose bagize kwihangana guke cyangwa se bacika intege habamo, ariko habaye amahugurwa makeya, ariko habamo kwihangana cyane, kwihangana gukora bikagenda neza.